nseka insenya mu magufwa no mu misokoro nkatsepfura mbuze iyo sano ndasusumira uwasize ansobekeye umutima niho yanirirarenga nseka itsiga uwo mubavu rukundo mbona nkacurama nkacurera nkacubira nk'uwibira muri Nyabarongo nzizi iyo ndoro indodorera umutima kigira hino nkihoreze muhungu wamogoje mu bandi ukemera ko nkuzi impande nzaguhora iruhande di Uje nshuti bakunzi ba Niho TV mudahwema kugenda mudukurikira umunsi kundi ni Niho TV rero tugarutse muri za mano nshya za mano zitarahishurwa ngo zishyirwe hanze. Niho TV rero tuba twatembere tukazenguruka igihugu cyose impande n'imande tugenda dushakisha impano zigiye zitandukanye. Turakwakira no kuri Niho TV. Murakoze cyane. Witwa nde amazina yiswe n'ababyeyi? Amazina yanjye banyita Uwineza Chantal. Uwineza Chantal. Uwineza Chantal ni muntu ki muri societe? Ndi umunyeshuri. Uri umunyeshuri. Hanyuma y'ishuri ukora iki? Uba wumva ushoboye iki? Hanyuma y'ishuri mba numva nshoboye kuba naba umusizi. Nibyo numva nashobora wenda no gukina comedy na film. Urasiga bagasigara basiganuza? Yego. Waba ufite ibisigo byawe waba warahimbye? Yego ndabifite. Okay, aka kanya naka kugira ngo abakunzi ba Niho TV bumve ese uyu musizi twazanye arashoboye arabizi kugira ngo bumve koko impano nimba vava na Niho TV bagenda bashakisha impano ziba zitarahishurwa. Akanya nakawe. Igisigo mfite ni ku rukundo. Ni ku rukundo. Yego. Nseka insenya mu magufwa no mu misokoro nkatsepfura mbuze iyo sano ndasusumira uwasize ansobekeye umutima niho yanirirarenga nseka itsiga uwo mubavu rukundo mbona nkacurama nkacurera nkacubira nk'uwibira muri Nyabarongo nzizi iyo ndoro indodorera umutima kigira hino nkihoreze muhungu wamogoje mu bandi ukemera ko nkuzi impande nzaguhora iruhande di umuhungu nkunda uko nikunda iteka nifuza kuba turi kumwe kandi shenge disi ndabikunda nawe shenge tuba turi kumwe dore uwo nkunda nagihunga umwe rukumba umuri iruhande iteka najya yifuza gutana nanjye icyo nkunda kurusha ibindi amuri iruhande wowe disi umuri iruhande nzamamariza kuri buri wese nkakubwira buri umwe wese unutakuzi shenge akakumenya uwo nkunda n'igikundiro udakundwa na buri wese umukunda n'umwe rukumbi ingendeye nta wundi uyigena ni rugengamanzi wangeneye ari we ngewe Chantal. Guys murabyumva mute? Bamwita Chantal akanasorejo namwe murakumvishe. Icyo gisigo cyagusabye cyangwa se cyagufashe igihe kingana iki kugira ngo ube wahanga igisigo nk'icyo ngicyo? Nagikoze umunsi umwe ndi muri class nicaye. Ubusanzwe muri societe sa busanzwe wari umusizi? Mu buzima busanzwe ntago nari sanzwe ndi umusizi. Nabikoraga ku ishuri gusa. Yego. Mu buzima busanzwe ntabwo uri umusizi wabikoraga ku ishuri gusa. Kugira ngo wumve ko ugomba kuba umusizi ninde mwahuye kugira ngo wumve ubusizi bukujemo? Cyangwa ninde wumvise? Ku ishuri ryacu hajeyo umunyeshuri ari mushyashya bamuha umwanya ngo najye imbere numva koze igisigo binzamo nyine numva nanjye navuga nkawe nyurwa ari uko duhuye amaso ku maso turakorana rero numva ndashoboye arambwira ati courage. Muri make warakopeye? Narakopeye ariko nta talent nari nyisanganywe. Ariko wakopeye neza cyane. Icyo ni igisigo cyo ku rukundo. Mu bastari hano mu Rwanda hari abasizi tuzi tuvuga tuti abangaba nitwahebye ibintu byose bimeze neza. Nuhe musizi hano mu Rwanda ureba ukavuga ati uyu ni Romodo wanje? Junior Rumaga. Junior Rumaga warigeze kumubona amaso ku maso? Mubona nyine oya ntago ndabona amaso ku maso mubona ari gukina akorana n'abandi bagenzi be niho mubona honyine. Junior Rumaga wumva ari muntu ki kuri wowe? Junior Rumaga mbona nyine yakabaye ari nk'ubuzima bwanjye bwose kuko ngiye iyo mbonye ibintu akora mba numva nishimye cyane. Hari undi musizi waba warigeze guhura nawe uri kuri level nk'iyawe? Ubwo ndavuga ni utarazamuka cyangwa se nawe utaragira hagera? Yego arahari. We hari collabo mwigeze mukorana?
yego irahari twaratangiye ndamusuhuza arambwiye ati ngende rugena rugena ingendo yanjye nta wundi uyigena ngira uko ngenda no mu mahanga baranzi numva nyine ni byiza cyane. ngo ni subiramo ako kantu. ngo ndi rugena rugena ingendo yanjye nta wundi uyigena no mu mahanga baranzi numva nyine mise mbikunda bimwe bitanabaho. Bita wumva ni umusizi wuzuye neza. Nyuma yuko ubona Junior Mumaga ku mateleviziyo ku ma any videos yaba any social medias cyangwa se YouTube ndetse biterwa n'urubuga wenda waba waramubonyeho, n'iki wabonye ugomba kumukoperaho nk'uko wakopeye bwa mbere? Nahisemo gukoperaho akaniki name kitwa Nganje. Nganza abanzi b'igihugu, nganza abanzi inganzo, nganza abanzi b'ibyiza unera foza imoso nkakinga iburyo nkamufora mu cyica nyamurasira mu kw'iburyo kw'imoso ko haza imicuzi. Chantal Wineza. Subiramo ako kantu none. Ndi Nganje, nganza abanzi b'igihugu, nganza abanzi inganzo, nganza abanzi b'ibyiza unera foza imoso nkakinga iburyo nkamufora mu cyica nyamurasira mu kw'iburyo kw'imoso ko haza imicuzi. Chantal Wineza. Ako nako wakopeye kuri Junior Mumaga. Na oye nago namukopeye. Ntabwo wamushisheho. Nyine nabonye ukuntu agakoze mitanange mimba kanjye kagendanye nakiwe. It like wari wakoze reference warebeyeho wari refeyeho. Yego. Junior Mumaga ubona ari muntu ki muri societe, ubona wari cyo wamwigiraho? Ikintu cya mbere namwigiraho nkakura kuntu ajya akora igisiga kicara nyine wenda nko kuri kiriya gisigo bakoze ngo sinereteka. Hari ahantu narahageze numva ndabikunze, noneho barakoraga nyine uko bavugaga niko nanjye navugaga, umukobwa yageragwagaho nanjye nkaba ndavuze. Hari ahantu narahakunze naho birangira bisanze naho bayimusize. Yego. Iyo murimo muhanga ibisigo cyangwa se abasizi, nize mbogamizi muhura nazo? Imbogamizi duhura nazo, tubura abantu baba badufasha baturusha ubumenyi, tukabura nabo nyine n'imvugo zizimije. Ndakeka ari izo mbogamizi ngiye nkunda guhura nazo. Hari ibitabo mujya mukenera iyo muri mu bisigo byanyu? Yego, ibitabo nabyo biba bikenewe cyane ahubwo kuko nibyo dukuramo imvugo zizimije. Mu gihe waba uhuye na Junior Mumaga cyangwa se umuntu abonye ino video akaba yabasha kuguhuza na Junior Mumaga bigakunda, Junior Mumaga n'iki wamubwira mbere ko muhura cyangwa se mugihura n'iki wamubwira? Junior Mumaga tugihura bwa mbere ikintu namubwira nabanza nkamubwira ati courage pe, ukora neza nkabikunda. Ikindi namubwira namusaba ko yanzamurira impano nanjye njye numva nyine mvuga nkawe pe.